Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana, inshuti za BCN TV, Bay Life Giving Channel, cyangwa se umuyoboro utembesha ubuzima bw'Imana ku bantu bose, tubasanze aho muri hose. Tubahaye ikaze muri studio zacu, by'umwihariko mu kiganiro tumaze kumenya cya Faith in Action, uburyo umukristo agaragaza ukwizera kwe n'imirimo akora n'imibereho ye, cyane cyane mu mirimo ye, mu buzima bwe bwa buri munsi no muri career zabo. Niyo mpamvu tubazanira abantu batandukanye batujyana mu myuga yabo, batwereka ese babikora bate nk'abakristo. Niyo mpamvu uyu munsi twabazaniye abatumirwa beza badasanzwe, kandi tugiye kuvuga kuri topic idasanzwe. Biringiye ko iby'Imana tugeneye uyu munsi turi buhabwe umugisha nabo, ndetse n'ibyo tuvuga ngaho byose biri bubafashe. Niyo mpamvu tuguhaye ikaze, tugushishikariza kubana natwe. Hagize icyo wumva ushaka kutunganira, rwose turabizi ko turi hano ku bwawe, nawe uri aho ngaho ku bwacu. Ubyandike muri comment cyangwa se kuri nimero uza kubona kuri screen, kugira ngo bibe ari byo natwe duheraho dukorera ibiganiro. Ikaze nawe umwanya. Yes, mumfashe kwakira aho dusumirwa wacu muri studio. Fivi, karibu muri studio. Murakoze cyane Peter, thanks for having me and yeah, glory to God. Amen. Papa Willy, ni karibu cyane. Murakoze cyane Papa Peter, nange ndishimye cyane kuba ndi hano. Nukuri ndanezerewe gufatanya namwe mu kiganiro y'umugoroba. Amen. Yeah. Ndabizi bose ubwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere. Ngiye kwikoresha ikiganiro muri make. Wenda wowe amazina urayazi, ariko nakongeraho nitwa Cyubahiro Fibi. Nkaba nyiranira nsengera Kingdom Believers Church. Nkaba ndahangaha n'uruvumvu rwose nyine nk'umuntu rwiyemezamirimo, ariko kirose ibyo byose nuko ndi umwana w'Imana, ndi umukristo, nkunda Kristo, ibindi byose the kingdom of God first. Yeah. Na Papa Willy, wenda kugira ngo abantu turi kumwe bamenye ni bande twakiriye muri studio, ni byiza ko wenda babibwira mu make. Yeah. Nange banyita Mwiza Willy, abankora mu kigo cya Inabel, gikorana n'ibigo bitandukanye bya leta mu rwego rwo kubafasha mu buhinzi, mu buvuzi, muri education no muri domaine zitandukanye. Amen. Yeah. So ndabashimiye cyane, murumva ko twabazaniye abantu batandukanye, ariko murabona ko hari n'ibintu biri imbere yacu. Hari ibyo Fibi akomojeho, twabazaniye abavumvu. Ndabizi iryo jambo ushobora kuba bwa mbere uryumvishe, ariko buriya abantu bazi ubuki cyangwa honey, ariko ntibazi ngo buvahe. Ni bakeya ushobora kumenya ngo buriya buki tubona mu masupermarket cyangwa se bupakeginze biba byaciye mu yihe nzira. So tugiye kuvugana n'abakristu, kandi abantu b'Imana, bihaye Imana, ariko biyemeje ba rwiyemezamirimo muri iyo domaine, muri ubwo buhinzi, ko ubworozi no tubuhinzi, nyuma ubuhinzi n'ubworozi birajyana. Ariko nibutsa akantu imvugo ikunda gukoreshwa n'abantu ngo amata ava ku igare. Mbese kubera ukuntu abantu bamenyere ko amata benshi bayazi muri karite za ku magare, bakamva ko abana benshi ngo bavuga ko amata ava ku igare. N'ubu kiragiye tubureba bakagira ngo wenda nko muri supermarket cyangwa so uyu munsi rero tubazaniye abakristo rwose, abantu b'Imana, ariko ba rwiyemezamirimo, kandi bagiye kutugaragariza ni hehe ubuki dukoresha mu mazu yacu, mu mago yacu buturuka, cyangwa se inzira bicamo. So uyu munsi muranyishura nuko tugiye kuzana ibintu practical, apana ibyanditswe byinshi. So reka ne kwiharira umwanya, wenda mbere ko twinjira muri
reproduction y'ubuki cyangwa se mu buvumvu reka tubanze tumenye ni bande turi kumwe nabo ese byaje bite kugira ngo bisange muri ino kariya muri ino domaine so kamere kwa Chibi ladies first wanze wenda utubwire ibintu byaje gute first of all tubwiye mbere yuko biza wari muntu ki then natubwiye niba Imana yamanutse agati ngo Chibi ndagushaka muri ino domaine tubwire ngo byaje so karibu I like that because revelation yego murakoze byatangiye mbere ntarakizwa nibwo nagiye muri ibi bintu ariko mbere y'uko njya muri ibi hari ahandi nari ndi mu buhanzi nari umuhanzi w'indirimbo nakoraga indirimbo hano mu bahanzi mu ruhando rw'umuzika nyarwanda ahantu hatandukanye indirimbo abantu batandukanye hano mu gihugu hanze y'igihugu ariko wenda nihutishije ibyo ngibyo igihe cy'Imana kigeze hari ibintu bitandukanye umuntu aba yaragiye anyuramo muri icyo gihe ndi muri iyo music industry ku buryo navuga ko byose byagiye bifataniriza hamwe kugira ngo menye Kristo rero muri ibyo ngibyo ni iki kintu uyu murimo cyangwa se kuba nikorera biri mu bintu byansunitse cyane kumenya Imana cyangwa se no kuba sure yuko inzira ya Kristo ariyo ndimo gushaka kumenya ndibuka yuko byari mu bihe nari ndi mu bihe bikomeye cyane muri music industry ndimo kuzamuka ubwo ku rwego rurenze mu gihugu cy'u Rwanda mu mastudio indirimbo zo nakoraga ari indirimbo twohereza hanze urumva hari ibintu babera ahantu hatagaragara ariko mukajya kubona abantu bakabona umuntu ari hari icyo gihe ariko ubuzima bwanjye uko nzamuka niko muri njyewe harimo kuba empty niko ndimo kumva nshira neza nkumva ndimo gupfa ariko atari gupfa byiza kandi ubwo niko ndimo kugenda mu bitaramo bitandukanye ariko noneho igihe kigeze kubw'imbaraga z'Imana kubw'ubuntu butangaje burenze Kristo aramfata ankurayo ni ukuvuga ngo ni indi story ndende iyo ngiyo nayo izaza mu gihe cyayo muri my past n'ibindi ariko ni uko byageze igihe mva muri muzika mu ruhando bya muzika nyarwanda noneho njya ahantu muri isolation iyo isolation rero iragenda izanana guma mu rugo na COVID-19 ibyo biba amata babyaye ubuki neza noneho ndicara kabisa nguma mu rugo ndatuza nari maze nk'umwaka cyangwa ibiri umwaka wenda mbere mpagaritse ibya music cyangwa nk'ibiri cyangwa so bigiye muri COVID biranyorohera kubera yuko kujya mu muhanda kujya muri bwa buzima busanzwe byari byarangoye cyane rero muri COVID kuko abantu bagumaga mu rugo warisohokeraga nta bantu mwari guhura ku muhanda ngo batangire bakubwire umustar autographe aho ngaho rero najyaga hanze nkasohoka ariko nkagaruka mu rugo nkaguma ndatangira noneho ndatekereza ko nakunda kwandika n'ubu ndabikunda icyo gihe cyo kuva muri muzika n'ibintu nari nkweyo biremereye depression iki nta bundi buryo nari mfite uretse kujya ahantu nkicara nkandika sinari nzi gusenga sinasomaga Bibiliya ariko narandikaga nkicara nkajya muri nka medita nyine ubundi nkandika wenda nkasoma n'ibindi bisanzwe rero muri icyo gihe cyo kwishaka no gushaka kumenya ukuri kwanjye muri njyewe mpuzana ko muri njyewe niho naje kumenya n'ibi bintu ni ukuvuga ngo
nari mfite muri famiye abantu bari muri ibyo bintu mu iburasirazuba bakora iby'ubuhinzi ubworozi, hari ukuntu bakwinfluensa ariko bigahura n'ukuntu muri wowe ubusanzwe ufitemo icyo kintu cyo kuba ushaka ubundi buzima. Rero nashakaga ubuzima buri authentic cyangwa se bw'ukuri, kandi mbona hariya ubuzima mbaye hariya ntabwo biri authentic. Rero nashaka kwinjira mu bundi buzima aho numva ndi mukuri, aho ndi buhure n'abantu, aho ndi buhure n'ikintu cyo kuba healthy. Kuko urumva nagiraga ibibazo bya health byo kurwara, ntaramenya wenda ngo Kristo ijambo rimwe ryagukiza, urumva. Rero ugashaka ubundi buryo wabaho biri healthy, ubwo no guhindura ikirere cyanjye rero byari birimo guhindura environment. Rero kujya aho muri isolation ho nari ncecetse ntuje nandika nihugura mu buryo butandukanye no mu mirire, deja kurwara igifu, kurya ibintu byose bitandukanye. Wenda nk'abakristu ntago wavuga ko ibiryo ari byo bikiza cyangwa bishyira mu nda, ariko nabyo iyo umuntu arangaye hari igihe warya uko wiboneye, nabyo bikaba ni ukuvuga ngo niba nkoze 7 nkiriza iminsi 7 nanza nkahita njya ku mandazi cyangwa se ku mateke, aho ngaho urumva nta wisdom ibirimo. Rero ibyo byose kubimenya, nubwo nari namenye Kristo ariko narabona ko mu mubiri wanjye ntabwo hameze neza, muri soul yanjye ntihameze, ibintu byose bimeze nabi. Rero ndi muri urwo rugendo rwo gushakisha, naragiye gusura muri famiye iburasirazuba ko bakora iby'ubuhinzi, mbasuye nganira n'aba oncle banjye, ndabaza muri iki gihe turimo ni iyihe business, ni ibihe bintu bishyigikiwe cyangwa se byitaweho byateza umuntu imbere. Kuko njye nashakaga gukora ubuhinzi, nkajya nihingira imboga zanjye, nkirira imboga zanjye. Ariko tuganira turareba nko aho ndi, arambwira ati technology n'ubuhinzi muri Afrika. Uncle Captain Ndahiro Caleb yaratashye mu minsi yashize. Rero icyo gihe abimbwiye mbitekerezaho, turaganira, arambwira ati iyo ukoze iby'inzuki, guhinga imboga bisanzwe ni byiza kandi zera mu gihe cyihuse, amezi 3, ariko inzuki nanone agenda anyereka, tugenda tuganira tubona uburyo inzuki ahantu hangana nkaho ushobora ushyira uruvumva etaje ukaba wakora nk'imizinga 100 na akantu gato bidatwaye umwanya munini. Muri ibyo bihenza kwiga uburyo inzuki iyo zifite, ko turaza kubivugaho icyo zimara, ko n'izo mboga wazigira, mbese ngenda menya ibyo bintu byose. Iyo ufite inzuki ahubwo wagira na biriya byose. Noneho ikindi cya nyuma nasorezaho wenda kugira ngo mugenzi wanjye agire ibindi asobanura, nuko bariya abantu ni abantu iyo baguhaye ikintu bwa mbere, nk'uwo uncle wanjye ukuntu wameze, ni ukuvuga ngo iyo aguhaye ikintu bwa mbere, ubwo biba bisobanuye ngo ubutaha ndimo kukwereka uko baroba ifi, ubutaha wirobere. Niba ari amata nyine, ubutaha ugenda ujye gukama cyangwa ujye mu nka nyine uziragire, amavuta byose. Rero bampereza ubuki, mpita mbyumva rwose yuko ubwo nyine arakubwiye icyo gukora amubuki, ariko banyigisha nuko nabikora. Noneho nanjye menye iby'inzuki, ngira interest, menya ibindi biri mu buzima bw'umwuka. Ntangira kubona akayuki gatoya ibintu gakora, nibuka yuko aka ni akantu karemwe n'Imana, ko karaza kagaservinga purpose yako, hanyuma kakagenda. Ni business, ko ni straight kuri business. Biriya bintu mbimenye byahise bifata za angles zose zo ko nashakaga kurya neza, ibintu biri healthy, n'ibyo nashaka kwiga, kwihugura. Ukuvuga ngo kumenya uruyuki, kumenya n'iyi nature, kuko inzuki, nature byose bifite aho bihuriye. Natangiye kugenda mbona Imana, ntangiye kugenda nsobanukirwa. Rero bimpa courage, bintera ingufu zo kubijyamo. Nyuma y'igihe gito nibwo natangiye kubitekereza nka business, ariko byahereye aho handi, urumva bafite ahandi hantu byaturutse. Ese nibaza, wenda
wize ibiki nko muri numve Ese wenda muri Mount Kenya. wize ibiki kugira ibyo numva wenda ko byakontributinga It's ku funny, yeah? Mm. It's funny because nanize social works. Social works rero ni social science nyine. Mm. Sinzi mu Kinyarwanda uburyo umuntu yabisobanura ariko social work nanjye mbivuze uko umuntu yabisobanura ariko akenshi social workers baba bari mu ma NGOs yeah. Ariko njyewe mfite entrepreneurship cyane muri njyewe mu maraso, nicyo naje gusanga kuko nkunda creativity. Nta mahoro ahantu hose mba ndimo gushaka gucreatinga, nicyo kintu nshyira ahantu kinge ubundi unisigire ABC ubundi creativity kandi na entrepreneurship ndi kumva harimo kuzamuka twinshi niba nabanza nkabikubaza cyangwa nkaza kwibaza nyuma ariko ntarabyibagirwa. Byaje mbere y'uko ukizwa na nyuma yo gukizwa wumva bikomeje kuza still kugezaho birisuka biraza kurushaho wenda byaragiye biraguka cyane kurusha uko byari biri imbere kurusha nuko byari biri imbere, ariko yego niko byagenze. Byaje mbere hanyuma binsunikira icya mbere kumenya uruyuki, ariko noneho icya kabiri noneho nkoze urutambwe rwo kuvuga ngo ngiye muri business, mpita ntangira kubona uburyo entrepreneurship ari ikintu cy'ubwami, ari a kingdom trait niba ariko nabyita value, kubera yuko harimo detail zo kuba responsible. Iki gihe iyo wikorera uba utangira kuba responsible nyine, uba ubibona yuko ibyo nica nyine ndi responsible. Nta muntu uri buze ngo amagarikire, ariko ibyo nica ni njyewe n'ubundi wibazwa kubishinzwe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri kuba umunyakuri aho abakiriya batakubona, ugakora ibintu byiza bikeye muri bikeya, cyangwa se hari ikintu gikunda kubaho hano hanze ngo ugomba kuba ufite capital iki, ariko iyo ufashe umwanya ukaba creative ibintu byawe uko biri ukabishyira hariya hanze, iriya creativity, ariko no gushyiramo ukuri niba ari ibintu quality, hanyuma uwo mutima washyizeho ukora icyo kintu kuwushyira hariya hanze, niho ugira n'aba customers cyangwa abakiriya bari royal, bari bukuri nyine, babandi bagushakira n'abandi babakiriya baguhereza inama. Ndibuka nkora labeling yanjye ya mbere, uraza kubibona umukiriya yaramfashije cyane nyine, akagenda anyigisha uburyo bakoresha ama apps, kudesigninga business cards iki, ibyo byose nyine. So long story, ariko mwakoze. Papa wowe byaje biti like wisanze ute muri ino kariya, wenda matujyanye na mbere yuko biza wari muntu ki? Murakoze cyane. Ngewe maze kurangiza amashuri i Butare muri kaminuza y'u Butare, nize agriculture ariko mostly animal science. So muri animal science twari dufite courses zitandukanye, ariko imwe mu ma courses nakundaga yari apiculture cyangwa beekeeping. So ndangije kwiga ku bw'amahirwe nza kwisanga muri donc bahita bama porogaramu ya beekeeping mu kigo cya RARDA muri icyo gihe. So ninjiramo nsa naho nta kintu na kimwe nzi, ariko gukunda inzuki cyane byaje muri 2010 ngiye mu Bubiligi, kubera yuko nabonaga abantu bakora uwo mwuga w'ubuvumvu bameze nk'abantu bari desperate, ari abasaza bari aho ngaho, ukabona n'ibyo bakora bita addinga more value ku buzima bwabo. So maze kujya rero mu Bubiligi, mbona opposite scenario. Mbona ari abantu b'urubyiruko n'abandi bantu bakora uwo mwuga kandi ukabakiza, kandi
ukazamura imibereho yabo mu buryo butangaje. Mvuye rero hariya numva mfite burden yo kuvuga ngo how we can help abantu bacu, urubyiruko rwacu, kugira ngo nabo bakore beekeeping for business. So dutangira rero gukorana n'urubyiruko kubera yuko really hamwe no kuba umukristo, ubuzima bw'inzuki bw'ama inspiration itangaje. Uburyo inzuki zibaho, uburyo zifashanya, uburyo zikora, wenda dushobora kuzabivugaho in details. Byahise binyereka ko umuntu w'umukristo aramutse abayeho nk'inzuki, cyangwa se abakristo baramutse bakoze nk'inzuki, isi yaba paradizo. Bashobora kuzana great impact kandi bakahindura ubuzima bwa benshi. So tangira rero kuba interested n'ubu buzima. Muri 2013 niyo natangiye kujoininga urusengero Eglise Restoration Church. Uwo buzima nyine nabonye nyine mbona bumuzinga, mbona n'ubuzima bwa gikristo ibyo batwigisha mbona bigendana. Mbona rwose inzuki ari ibintu byinshi tushobora kubyigiraho. So uyu munsi iyo turimo kwigisha urubyiruko, tukigisha amakoperative, turabahereza iyo shusho y'uburyo inzuki zikora. So nabo bakahita babona uburyo bwiza bashobora gukora cyangwa se bashobora gukorana kugira ngo babashe kuzamura ubuzima bwabo. Ibi ngibi ni ibintu byanditse like byigishwa uburyo imibereho y'inzuki. Actually wenda ari topic mukunda kuvugaho beyond honey, cyangwa se ibirenze ubuki tubona. Nibyo twakomojeho dutanga ikiganiro. Mwazamuye amatsiko menshi ku bantu basanzwe bakoresha ubuki ariko kwa mugani batazi what is beyond ubuki tubona. So ndagira ngo wenda tujyaneyo aho ngaho in short. Ndabizi ni birebire ariko ndimo nashaka guhuza Phoebe wabibonye gutyo bisanzwe na Papa Willy wabyize. Urumva muraduha experience nziza kabisa. Ndagira ngo wenda dufashe kudusobanurira like honey cyangwa se what is beyond honey. Tubwire ubwo buzima nibutse cyanditswe Bibiliya itubwira aho ndumva mu migani abangwa umunyabutewe reba ikimonyo. Mbese bivuze ngo dushobora kwijya no ku mibereho y'izindi nyamaswa, especially izi ntoya cyane, kuko ikimonyo ndumva kiri mu bwoko bumwe n'inzuki. Mbese Bibiliya ibwira uyu muntu w'umunyabute niyitegereza imibereho y'ikimonyo ntabwo ari bukomeze kuba umunyabuti, uburyo ngo kibika gishaka ibyo kurya mu gihe kitameze neza kikabibika for long time. So kareba ni image nziza Bibiliya yakoresheje kugira yakwigisha umuntu. So namwe ndumva ariyo muzanyemo. Mbese nitwitegereza uko inzuki zibayeho natwe hari icyo twazigiraho nk'abakristo. So ndagira ngo tujyanemo aho ngaho uduhe what is beyond honey. Ni iki mushatse kuvuga beyond honey? Bees beyond honey nuko bees zikora kuri aspect zitandukanye z'ubuzima. Bees zikora kuri agriculture. Bees zifasha kuzamura production ya crops, cross food through pollination. Aricyo bita pollination services. Tubyiga muri high school. So abantu bashobora gufata imizinga yabo y'inzuki bakayijyana mu plantation aho ari crop zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bazamure umusaruro wazo. Zifashe muri pollination. Ikindi nanone bees
zinterveninga nanone kuri aspect y'ubuzima kuko mu muzinga ariyo product zitandukanye bees ziproducinga zifasha mu kuvura indwara zitandukanye. Twavuga nka honey. Niyo product tuzi twese. Niyo honey niyo product abantu benshi bazi. Iyo honey irafasha cyane cyane ku ndwara zijyanye n'ubuhumekero. Honey ishobora gukoreshwa ni anti-inflammatory. Ushobora kuyishyira ahantu wenda umuntu yahiye bikamufasha kubyimbuka. Honey nanone ishobora kuyifasha mu bisebe. Mu bihugu bimwe na bimwe barayikoresha no mu malaboratoire bashaka kugira ngo igakora nka antiseptique cyangwa se antimicrobien kugira ngo ibashe kurinda igisebe kujyamo microbe. Honey nanone ikafasha muri conservation. Ushobora gufata nka fruit nka apple ukayikata udupande ukayikonservinga muri honey, ishobora kumara hafi y'umwaka irimo itangirika. Donc ira conserve. Donc honey ifite propriété nyinshi cyane zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Aho ni kuri honey. Naho ni kuri honey. So iyo ngiyo ni product imwe. Akaba icyo bita pollen. Pollen inzuki zivana ku bihingwa, ikaba ari ibyo kurya inzuki zikoresha mu kubasha guproducinga indi product bita royal jelly cyangwa se gelée royale mu gifaransa. Iyo royal jelly ikaba ifite akamaro kanini cyane kuko ifasha kuzamura immunité y'umubiri. Nko ku bantu barwaye ziriya ndwara kenshi na kenshi zidakira, iyo akonsuminze royal jelly iramufasha kugira ngo abe healthy. Nanone barekomande ku ndwara nyinshi zitandukanye. Usibye iyo ngiyo ariyo bee venom cyangwa se yo bita ngo ni ubumara bw'inzuki. Ubumara bw'inzuki cyangwa urubori nanone rugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, cancer, ziriya cancer des seins. Donc ari ushobora kurekomanda inzuki zikakurya. Donc hari igihe umuganga ashobora no umu apithérapeute ashobora kurekomanda some number of bees zigenda per day, kugeza ashobora no kukohereza gahunda y'ukwezi bitewe na gravité iyo ndwara ukuntu imeze kugeza igihe ikira. Ari ubwoko bwinshi cyane ba cancer bayikora mu miti umuntu ashobora kunywa, ashobora kuyikoresha mu buryo bw'inshinge, iki nawe ikavura ziriya ndwara zisa naho zikomeye. Usibye iyo bee venom akaba iyo bita propolis. Propolis nayo ifite za propriété antibiotique. Donc ni antibiotique iri naturel. Fango ari indwara ziriya ndwara za asthme, ziriya ndwara nanone zijyana n'umwanya w'ubuhumekero, umuntu ashobora gukoresha propolis akakora propolis liquide akajya akoresha. Ibi tubwira ni ibintu umuntu yakwikorera byoroshye ufite inzuki gutya. Umuntu w'umuvumvu ni product ashobora kuinvestinga mu muzinga we. Usibye iyo bee venom ariyo pollen nakubwiye. Pollen nayo ni product iri very rich. D'abord ni ibyo kurya ushobora kohereza abana bikarwanya malnutrition cyangwa se imirire mibi, kubera ko irimo protein nyinshi, irimo za vitamine, irimo byose bifasha ku mubiri kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Usibye iyo
pollen ariyo bita bee bread. Bee bread cyangwa se umugati w'uruyuki. Bee bread kenshi ni mixture ya nectar na pollen n'iziriya na zanzime zirimo bigakora umugati w'uruyuki. Nawe bikaba very healthy ku muntu ukunda kurwaragurika akakonsoma izo product ziramufasha kugira ubuzima bwiza. Usibye ibyo ngibyo ikindi inzuki nanone usibye ibyo ngibyo donc role ikomeye cyane hakaba na beeswax. Beeswax iki ngiki gishashara. Beeswax ushobora kuyivanamo product nyinshi zitandukanye. Ushobora kuyivanamo amabuji, kiriya kintu cyavuyemo ubuki kiriya gisa nkaho ari deje. Ushobora kubikoresha turabyegera. Ushobora gukora imitako nk'ukuntu Fabia bikora. Ushobora gukora amabuji, ushobora gukora amavuta yo kwisiga. Amavuta yo kwisiga ikozwe mu bishashara. Ikiza kiyayo nuko iprotecting uruhu. Iyo umuntu atangiye kugira cyangwa se umuntu afite nk'ibibazo byo ku ruhu akoresheje gishashara biramufasha cyane. Ushobora gukora amasiraje. Donc beeswax ikoreshwa cyane mu bintu byinshi, cyane cyane mu nganda. Irakoreshwa cyane cyane mu nganda. Ariko ikintu gikomeye cyane inzuki zifasha ni iriya pollination services cyangwa se kubangura ibihingwa, kuko niyo ubuzima bwacu wa buri munsi. Niyo mpamvu umushakashatsi witwa Einstein yavuga ngo inzuki ziramutse zibura ku isi n'umuntu nawe yasigarana afite imyaka mike yo kubaho. Actually biriya barabikora intentionally cyangwa n'ubundi usanga byikora like naturally? Birakorwa naturally kuko izo nzuki abantu bararemwe, Imana nayo yaraziremye, abantu barazisanze. Ni ibintu byikora cyangwa hari aho nawe ushobora kuvuga ngo ngiye gufata inzuki nkore uburyo bwiza, kuko urumva inzuki uzikoresha icyo ushaka. Ni ukuvuga ngo ushobora gufata nka za greenhouse zezwa ukashyiraho niba ari apples wateye ukakoresha inzuki kugira ngo zibashe kugufasha kugira ngo ubashe kugira product nziza zimeze neza. Ukakoresha muri za plantation zitandukanye kugira ngo ugire product ziva mu buhinzi zimeze neza. Utubwira ibintu byinshi nkibaza nyine nakojeje wenda nza kubaza na Phoebe. Nuko wambwiye ngo beyond honey, so nari ndimo kubona arimo ibintu byinshi cyane beyond honey. Ibi ni ibintu umuvumvu cyangwa se umuntu wafashe iriya umutiba agashyiramo umuzinga, agashyiramo akakiramo inzuki. Izi products zose ashobora kuzivanamo. Izo products zose ashobora kuzibonamo. So Phoebe, ni gute wowe wisanze muri ibi ngibi? Wenda atubwiye nko professionally nk'umuntu wabyigiye, none wowe byaje bite ku buryo wisanga ukora like ubyaza umusaruro inzuki that much? N'ubundi ntabwo njya kure cyane ibyo yavugaga kumwunganira. Kuriya biriya byose yagiye bivuga kumenya uruyuki. Nanone nsubiye no ku kibazo warubajije ngo ni ibintu byikora iki. Umuntu aremwa kuri isi agahabwa n'ibi ngo abitware, yahawe wisdom cyangwa se ubwenge, aricyo n'iki gihe turimo. Ubwo bwenge rero yahawe ni uko kumenya umunsi ku wundi kugenda amenya aka kantu nagakuramo aka nagakuramo aka ngaka. Izo nzuki ziri mu byaremwe, umuntu nawe araza agomba kubitwara. Rero ngarutse wenda nanone kuri iki kibazo mbajije nyuma, nanjye ndi muri abo ngabo nahawe iyo wisdom bitewe n'ibyo nagiye menya. Yagendaga avuga kuri iyo Bees Beyond Honey, cyangwa se iyo umuntu bwa mbere yumvisha inzuki yumva ubuki, ariko ibi bindi byose yagiye avuga propolis, pollen, biogeny, bigiye bifite amazina y'ikinyarwanda.
intsinda, urucumbu, igikoma cy'urwiru. Iyo niyo Royal Jedi. Urwiru ni umwamikazi, ako ngako nako ni akandi kantu ka kingdomship cyangwa leadership. Urumva inzuki zifite niyo aspect ya leadership. Zikora ahantu hose kuri economic, politics, social, ubuzima bwazo buri social, uburyo zikorana. Ariko noneho muri produit zazo beyond honey, cyangwa se njyewe ahangaha ukuntu nagiye nisanga, ni ukuvuga ngo nakoze cyangwa se kugeza ubu ndimo gukora agapati gatoya, akantu gatoya, ariko uko mbyifuza ni ikintu cyagutse cyane kurusha ahandi. Nayo mpamvu kuri ba rwiyemezamirimo cyangwa se abantu bavuga bati imirimo yarabuze, turakora iki, tujye gushaka utuzi. Ariko mu by'ukuri urubyiruko, abantu umubare runaka bishyize hamwe bakavuga bati muri resources, mu bihari bishoboka, dore ko haba hari n'igihugu, haba hari ahantu bashobora gufasha urubyiruko gutangira iyo mishinga iyo mwishyize ahantu hamwe. Rero umuntu ashobora kuvuga ati njyewe ngiye gukora garden cyangwa se umurima w'ibihingwa cyangwa se w'ibiribwa by'inzuki. Ibyo biribwa by'inzuki uzi ni ibiryo by'abantu, ni izo sunflower cyangwa ibihwagari, ni izo avoka, ni izo rosemary, biriya byose wakoresha mu gikoni urya. Nibyo ni izo mboga n'imbuto za lemon, indimu, amaronji n'ibindi byinshi. Rero ibyo bintu byose urumva ako ni agace kamwe k'umurimo. Iyo ubihinze urabirya, wabigurisha, kandi n'inzuki zikabona icyo zirya. Noneho ukazana n'imizinga ugaterekamo, inzuki zifite ibyo kurya, urabona ubuki. Ubwo ibyo ni bimwe mba naragiye mbona. Ikindi ngarutse nko kuri ibi dufite ahangaha, urabona ko yego hari ubuki, kandi Willy araza kugenda abisana kurushaho. Ubuki bufite amabara atandukanye, ni uko wenda hatagaragara neza. Kwanza aya ngaya arenda no gusa, ariko hari ubuki usanga ari umukara cyane, bigiye bitewe na source of nectar cyangwa se aho inzuki zahovye. Zikura muri Nyungwe, mu Kagera, cyangwa se mu giti tuvuge eucalyptus, inturusu. Ubwo buki buza butandukanye na buriya, umuhumuro ubwo mu ikawa buza butandukanye. Urumva ubwo buhanga bwose Imana yahaye inzuki. Rero njyewe nagiye mbona izo angles zose, kuvuga noneho reka mpereza abantu indi adventure, kuko I am creative, ni creativity, kandi ndagira ngo uyu muntu abone, tubone yuko uruyuki ntabwo, nk'uko William bivuze, ntabwo ubuvumvu, kujya kuba umuvumvu ari ibintu by'abantu b'abasaza gusa, abantu bananiwe iki, n'urubyiruko ushaka kuba creative ukaza ahangaha babaye creative. Aka ni akantu kameze nka convention nk'uko ubibona, kubishyiramo ubuzima, ibintu byose ukabishyiramo umutima, ukabishyiramo ubuzima. Aka ni agaseke, icyo gasymbolizinga nyine murabizi ko agaseke tugafite ahangaha. Ikindi nakwereka, ndimo kugusobanurira byinshi wenda n'ibyo utambajije, ariko byose birifatanyiriza hamwe gusubiza. Aka ngaka uyu muntu yakoresheje ayo macupa, amacupa y'ibirahure. Iyo bamaze kuyakoresha, ese urajugunya? Ni ukuvuga ngo kora icyo bita ku recycling. Iyo recyclinze, ubwo urinda ibintu byo kujugunya ibintu ahari hose habonetse, uka recyclinga. Bahita iki kirimo n'ubundi ni ya beeswax cyangwa se ibishashara. Ibishashara hariya hari ubuki, muraza gutestinga mwumve iyo bukiri muri bya bishashara, kwa kundi iriya hexagon, kwa tuntu inzuki zubaka. Hari iyo ukuyemo ubuki ugategura neza, havamo bino bishashara, rero niho havamo zino buje. Izi buje ntabwo ari nka buje zose zibonetse. Izi buje
ishobora gushira hanyuma yashize ukazana agatambi ukongera ugakoresha ya yindi byasigaye wa mushongi byashonze ukongera ugakora indi buje ugasuka ahantu nk'aha ngaha ukaba watereka ahantu iyo ugira ngo hahumure neza umuhumuro w'ingi biranafasha mu bihaha mu buryo bw'ubuhumekero beeswax birafashe cyane nk'uko Willy yagiye bivuga ikoreshwa mu mavuta n'izi candles cyangwa se aya mabuje izi ni wax wraps cyangwa se udutambaro dukoreshwa tuba dukoze turimo biriya bishashara twavugaga haruguru ushobora kubikamo kakunda uba ugiye nko muri picnic cyangwa se wihuta mu gitondo uvuye mu rugo ukavuga ngiye ku kazi nta mwanya nabonye wo gufata icyayi ugahita ushyiramo snacks zawe hano hari safe no kurusha isahani kuko beeswax aba ari antibacteria mbese irinda amamikrobe kuba yajyamo kandi ukabika umwanya munini bikiri bizima ukabyitwara. Production yabyo ibimeze ite? Aho ngaho ndumva hari video tumwe umuntu yazagenda abohereza bishobotse cyangwa se tugize n'andi mahirwe y'ikiganiro ukagenda ubona procedure y'ukuntu bikorwa ariko aba ari bishashara kiyengeje hanyuma ugafata aka kantu keza gasukuye ukanyuzamo aba ari n'utuntu mbese aba ari nko muri laboratoire mu by'ukuri ukanyuzamo wenda ku mwanya muto ugasukura gashobora kumara nk'umwaka cyangwa se hafi aho ngaho wakoresha kenshi ntabwo ari za jeni ntabwo ukoza n'isabune kandi buriya ibintu biri mu buki ubwabwo buba bufite isuku rero ntabwo ari ngombwa kubyogesha amazi isabune. Okay, so wenda kubera umwanya wacu reka tugerageze tubisamarayizinge muri ubu buryo. Twabakiriye nk'aba rwiyemezamirimo b'abakristo mwatubwiye nyine of course mwadusharinze uburyo byaje kandi kuko biragaragara ko ni wisdom ni mu mpeko y'Imana kubahereza ku linking ibi byose. So reka wenda umwanya muke dusigaranye mbahereza umwanya wo kubwira abakristo bagenzi bacu mbese mu benteresi cyangwa se mubabwire ni gute hamwe n'ubwenge Imana iduhereza ni gute twabworientinga mu bintu biri practical cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi tukabikora nk'abakristo kuko ukuntu abenshi babisigira abandi bo hanze bamugani ngo umuntu Imana yumvise abapadiri avuga ubutumwa bw'abakene ngo les pauvres hahirwa abakene mbese ugasanga ukumva ngo abantu benshi ibintu byo gukora no gukorera amafaranga n'iki ugasanga babirekeye abandi bashaka kuguma bapfukama basenga ariko igihe kirageza mugani ko kuri kumenyekana natwe dushyira ukwizera kwacu mu bikorwa rwose. Umuntu urabona uburyo Fiba bivuga uburyo mubivuga mubirimo kabisa cyane kandi turabizi ko si murimo gusa no mu by'Imana babirimo cyane. So ni gute rero mwabwira abadukurikiye cyane cyane abajene cyangwa se abandi bose barwiyemezamirimo bafite uwo muhamagaro ni gute babikora neza ni gute bakorientinga ububasha Imana yabahaye cyangwa se ukwizera kwabo mu mirimo ifatika mu bigaragara. Wenda twahera kwa Papa Willy hanyuma tukaza kumva Fibi nawe. Murakoze cyane. Ikintu nshaka kubwira wenda abadukurikira nuko muri iki gihe cyane cyane muri uyu mwaka turimo kuvuga ku bijyanye na wisdom twagerageza kugira wisdom as bees kuko the wisdom of the bees is embedded more in their social life and also in their way of living. Inzuki zibana mu cyo bitango ni babitangwa ni as a social insect. Kubera iki? Kubera yuko zikora buri gihe cyose in community, zikora as a unit. So urubyiruko dufite ni bagerageza kwishira hamwe
bakagerageza gukorana. Kandi ikindi kintu kigaragara cyane mu nzuki ni uko inzuki ntabwo zikunda. Inzuki zigenda gushaka ibyo kurya zikazanira izindi ziri mu muzinga kugira ngo zibashe kubaho. So ntabwo zireba gusa kuri zo ku giti cyazo, zimaze kubona ibyo zikeneye zizana no mu muzinga kugira ngo zibashe kugaburira ibyana byazo kandi yakomeze kubona stock ihagije. Ikindi none zitekereza kuri sustainability, no vuga ngo kuko zitangira kubika kugira ngo igihe kibi nikiza zibashe kubona stock ihagije mu muzinga. Ikindi kintu kiri very interesting cyane mu nzuki ni the way of communication. Inzuki zara-improvinze communication yazo ku buryo iyo zigiye gushaka source of food zikomunika mu mucyo bita wago dance. Zigakoresha amababa zifixinga bitewe na direction y'izuba kugira ngo zibashe kubwira izindi nzuki ko in 100 meters on 150 meters there is food available. Kugira ngo n'izindi zibashe kugenda zikurikire iyo source of food. Ikindi nanone ni uburyo zikora hamwe mu kubaka. Iyo ubonye ukuntu inzuki zubaka mu muzinga zikubaka igishashara, ushobora kwibaza ubwo bwenge zabukuye he. Ureba ukuntu igishashara kidesigninze, urabona ni architecture yo mu rwego rwo hejuru. Kandi icyo muri Afurika ni kimwe n'icyo Burayi kandi ugasanga same dimension, mesure, ukibaza ese izi mesure zizipima gute? Niyo mpamvu ureba ukabona arimo ubwenge bw'Imana, uburyo zikorana, uburyo zikolabora, uburyo zikominika hagati yazo. Donc ukagenda ukabona ko rwose zifite icyo kintu cyo gushaka gutanga ubuzima aho kugira ngo zibashe kwireba zonyine ku giti cyazo. So niyo wisdom tugomba kwiga y'uburyo tugomba gukorera hamwe, y'uburyo tugomba gufatanya kugira ngo tugire, kuko inzuki zigira same goal. The same goal ni ukugira ngo abeho well being y'inzuki mu cyo bita irumbo cyangwa colony. So niba dushobora kugira iyo mindset nk'abakristo, dushobora kugera ku bintu bikomeye. Cyane cyane mu rwego rwo gukorera hamwe no gushaka gukora entrepreneurship cyangwa se ibikorwa bitandukanye bibyara inyungu. Merci. Chibi. Willy arabivuze byose. Hari kiriya cyanditswe wavuzeho ni mu Migani 6:8 aho bavuga ngo gihunika ibiryo byacyo mu cyi kandi mu isarura kishakira ibigitunga. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe nk'uko yabivuze kwigira kuri ibi biremwa kamuge kuri izi nzuki, harimo wisdom kwigira muri nature cyangwa Imana yaremye, harimo wisdom nyinshi byadufasha kwa kwizera kwacu Imana. Ariko noneho numva ko ni igihe rwose ibi bintu yuko tubyemphasizinga cyane. Hariho umuntu w'umunyamwuka wenda ubyumva kandi akabifata kabisa, ariko hari n'undi ukirwana nabyo, kumva yuko nyine gusenga ni ugusenga, nyine ndasenga nicara ahantu ubundi nka za movies tuba tureba nyine za magic. Imana rero ikora ibitangaza mu byo ikora byonyine, kuba duhumeka, kuba yaratwohereje hano ku isi, kuba ibyo ngibyo ni ibitangaza birenze ubwonko bwacu. Ariko ahandi noneho nabyo bitangaza ibitunyuzamo. Umuntu rero hari umuntu ushobora kugora kubyumva, akagenda akicara agasenga gusa,
ariko faith cyo cyanditswe cyo kuvuga ngo kwizera kutarimo imirimo, kutagira imirimo kuba gupfuye. Reka ndebe ni James 2:5. James 2:26. Okay. Yes. Ni ukuvuga ngo faith without action is meaningless. Kuba gupfuye rwose, kwizera kudafite imirimo. Ntabwo ari uko Imana wenda ntabwo ari uko idakora kandi irihagije pe, ariko nanone hari impamvu yaremye umuntu mu ishusho yayo ase natwe. Rero icyo kintu tukimenye rwose ndumva dukeneye rwose nk'urubyiruko, ndumva dukeneye kubyumva kurushaho kugira ngo noneho ya faith kwa kuryoherwa ndi mu nzu y'Imana, ndi mu murimo hariya, nkuzane in action, nkuzane kuri field mu kibuga, iyo ministry ikomereze hariya. Ni ibindi Willy bivuzeho kwishyira hamwe, gufatanya, ibi byose iki kiremwa kano kantu gatoya karabikora. Rero natwe tubyigiyeho tukabikora, tukabishyiramo, kandi buriya kumenya ubwami bw'Imana ibindi byose nko muri Matayo habivuga, iyo umenye ntabwo rero ari ikintu kirangirira gusa ndi ahantu hamwe gusa byonyine, ndi mu rusengero cyangwa se mu nzu yitiriwe inyubako yo gusengeramo. Ubwami buraguka rwose, bugasohoka no mu nzu y'Imana, bukagenda mu tuzi dutandukanye, sibyo? Hanyuma iriya noneho nzu tukayisubiramo ahubwo duserebura, dushima. Numva nibyo navuga, kandi ndashima Willy. Wenda ntabwo igihe kirageze, ariko ntabwo twavuzeho Imana ukuntu itangaje. Uyu Willy twahuye ntabwo nari mbizi, ntabwo nta bindi bintu nari nzi. Twahuye ari mu bantu batanze amahugurwa aho nigaga ndimo kwiga ibi bintu, nkabona information. Willy afite data, wari ukeneye papa Willy afite data, afite information kuri ibi bintu cyane. Nyine namwizeho ibintu byinshi, gira inama urubyiruko, afite ibintu byinshi bishobora gufasha. Rero naje gusanga duhurira none mu rusengero, ntabwo nari mbizi, ateranira hari Masoro, njye ndi muri KBC. So Imana hari ukuntu nayo, Imana iri real rwose, irahari, igenda ihuza abantu. Iyo ufite ubushake kandi ugakurikira ijwi, ririya jwi ukageza gukurikiza uko kuri, hari ukuntu itangira kugenda ihuza ibintu, ikazana abantu, ikabikora. hari icyo wongera? So ikindi nshaka kongeraho, Feby ni urugero rwiza rw'umuntu wakoze faith in action. Ari cyanditse kimwe njya nkunda, kiri muri Kuva 3, igice cya 3 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8, aho Imana imaze kubona ukuntu ubwoko bwayo bubabaye, Imana ibasezeranya ko izabaha igihugu gitemba amata n'ubuki. So amata n'ubuki ni symbol y'ubutunzi, y'ubukire. Nuvuga ngo mu yandi magambo, Imana yari yababwiye ko muri icyo gihugu mugiyemo muzasanga harimo ubutunzi bwinshi. Muri ubu butunzi muzabona kato, muzabona amatungo mugomba korora, mukabona amata, muzabona also inzuki mugomba korora, mukazorora mu mizinga, mukabona ubuki. So ntabwo ari ibintu bashobora kugenda gusa bakabona ubuki burimo buratemba ku misozi no, ari ibikorwa bagombaga gukora. So ikintu cyanangaje cyane kuri Feby, ari twahuriye mu mahugurwa, twahuriye muri event zitandukanye, ariko ukuntu yagiye agirana innovations mu bintu bitandukanye, mu ma product zitandukanye, turahuye ndatangara. Kubera yuko ari bimwe mu ma product yagiye agiramo innovation, natekerezaga ko umuntu ashobora kubikora, mbibonye kuri we. So navuga ko niba dushaka kubona wenda nk'urugero natanga ubu ngubu,
natanga urugero rwa Febi uburyo yagiye muri bizinesi kandi akayijyamo afite umutima ushakisha no gushaka kumenyamo. murakoze cyane umwanya wabaye mutoya ariko ndizera ko information mwadusangije aha ngaha actrices duhaye a picture of what you're doing nibyo mbese abagiye kwiyemeza kubasanga nibyo bazakora. So turabashimiye kandi turizera ko ndabizi iyo akoze ikiganiro nk'iki ngiki hari benshi bagira ibyo bibazaho niba badusaba kubatumira turizera ko tubafite kandi niba twakamana wenda contact zanyu tuzazisharinga. Social media platforms zirahari Jenny Phoebe irimo Biz nyine na papa Willy information tuzanabasura no kuri feed kugira ngo wenda kuri indi session kugira ngo tubashe kureba ni gute byose bikorwa. Ariko by'umwihariko cyane turabashimira pe gufata iyo initiative yo guhaguruka nk'abakristu mugashyira ukwizera kwanyu mu bikorwa. Turabashimiye namwe ko mwabanye natwe rwose ndizera ko none ubu ngubu faith yabaye in action. Urumva ntabwo none turi kuvuga ibintu gusa dufite ibyo tumurika nubwo twabazanye muri studio ariko babona hari aho bikorerwa kandi bikorwa n'abakristu. Rwose turizera ko n'ibindi biganiro nk'ibi bigiye kuza aho tuzashyira cyangwa tugiye kumurika kwizera kwacu n'ibintu bigaragara by'umwihariko uyu mwaka aho tuvuga cyangwa se twigishwa ku ubwenge buzagaragazwa n'imirimo yabwo. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwira ko ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabwo. So imirimo ni iyi ngiyi no kwizera kwacu kugaragazwe n'imirimo yacu. Rwose turabararikira kubana natwe mu biganiro by'ubutaha. Bye, Imana ibahe umugisha.